ikaze inkuru igenewe kumva abantu bari hejuru y'imyaka 18, mbibutsa gukora subscribe, like na comment kugira ngo byinshi byiza bikomeze kubageraho. Ibagezaho ndi Byiza Jonathan, ikaze. Episode ya kabiri y'inkuru yacu. Mu buzima duherukana Aisha abyaye umwana ufite ikibazo, kubyakira bimunaniye yaguye igihumure. John nawe yikomereje ubuzima butagira umukunzi. Ubwo Aisha yakangutse abona abaganga bamushagaye, ubwo umugabo nawe ari ku ruhande yegereye aho umwana ari. Umugabo aramwegera ubona ahetse cyane, amufata mu kiganza ati, "Umugore nkunda, shirimo mu rukundo." Muganga yambwiye buri kimwe, ndetse yambwiye ko umwana after 1 week turataha. Really? Sinzi nukuri uko nari kubaho n'aka gahinda. Sweet. Nshimishwa n'ingano y'urukundo mpape. Gusa Aisha agira impungenge z'uko umwana ashobora kuba atari uwe, ahubwo umwana ashobora kuba ari uwanjye. Yagerageje uburyo bwose yanjye kure, buri uko twahuraga twararyamanaga ndetse mu buryo tutazi. Nanjye ubwo aho nibereye ubuzima buri kunkaranga nicururiza, nkiga hasi hejuru. Ubwo mabuja barampamagaye nibereye mu kazi ngo ndebe ukuntu najya amajerwa nkazana inkweto yari yaguze mu Bushinwa, ko amasaha yarageze bamubwiye. Ubwo nanjye hita nsigaho umuntu aho nacururiza, mfata akamoto ndasimbuka. Ngezeyo njya ahabugenewe ntanga requirement zose, mpita mpamagara umuntu w'umushoferi watugerezaga imari kuri store ngo ndeba ahantu hafi aho bamutegerereje, ninywera agacupa gakonje. Hashize akanya wa mushoferi arampamagara ngo ari hafi. Ubwo ngeze hanze mbona moto ihagaze bitunguranye, imodoka yari inyuma yayo irayigongaho bidakabije kuko ntabakomeretse. Nanjye njya kweguza motari, uwari uri mu modoka atwaye nawe avamo. Kumbe yari umuzungu w'umukobwa mwiza ushinguye, yambaye akajipo kagufi na rinete z'umukara. Ubwo nanjye naye namurangariye, ariko yihanganisha motari Icyongereza, ariko atonganya umuzungu cyane biramucanga. Atangira kumbaza niba nzi Icyongereza, gusa kubera ukuntu naye namurangariye, ubwo nsa n'uvuye ahantu kure mu ntekerezo ndikiriza ntiyego ndakizi. Ubwo ntangira kubasemurira ku mpande zombi. Ubwo bemeranye ko umuzungu aho umumotari 50,000. Umuzungu ayamuha mu madolari, nawe yatsa moto. Nanjye nsa n'ugiye kugenda, umuzungu arampagarika ambaza mu Cyongereza nti ngiye hehe. Ambwira ko nawe ari hakora, nakwicara mu modoka tukinjirana. Sinazuyaje nicotsemo, tugenda nsekera nganiriza. Numvaga twahita twikomereza urugendo ntidukatiremo. Namuteye igiparu mbona nawe ndeba, nari niyambariye agatise n'agashati, nadegaje ibipeso nka 2 n'agakweto k'uruhu, ndi ku cyangwe meze bo. Ubwo abambajije niba nywa inzoga, ndamubwiye ati ndagerageza. Ansaba ko twazasangira, ndamwemerera. Ubwo muha namba ntinya kumwakize. Nabonaga birangiriye aho ngaho, genda ndapakira imari tujyana kuri stop. Ubwo Aisha nawe niko baje gutaha, gusa umwana babategetse ko bazajya bamujyana kwa muganga buri cyumweru. Gusa Aisha ari nako impungenge ziyongibaza koko niba umwana ari uwanjye cyangwa ari umugabo bari kumwe, kuko ubwo twaherukaga gukora imibonano mpuzabitsina hashize iminsi birahita akora ubukwe, gusa ntiyabitindagaho. Ubwo ari nako ajyana umwana kwa muganga. Ubwo mugabo nawe yahise asaba agahushya ku kazi kugira ajye akorera mu rugo, yite ku muryango ari hafi. Umunsi umwe muri weekend nari nicariye hanze, umukobwa wa nyirinzara azanye mashini ngo muhe filime ya Game of Thrones season ya 5, kuko iya 4 nari narayimuhaye nshyira kuri external, ari nako tuganira. Igezeho ncomeka kuri mashini ye, nawe ashyiraho. Ubwo ari nakanyegereye ukuntu areba ibyo nkora. Sinzi ukuntu yashidutse yamfashe ku rutugu. Ubwo muri gihe byatangiye guhinduka, numva inkoresho yanjye itangiye kweguka. Ubwo nahise mubaza niba umusaza na mama we bahari, ambwira ko bagiye mu bukwe. Sha umfata nk'umwana utemerewe gukora icyo nshaka, aho nyishakiye, igihe nyishakiye, ndetse n'uwo nshaka. Jewe uzakura umunsi uzaba utakiri isugi. Arongera ati iririre, nta makuru ufite? Ngo ndiyo, nta makuru nguhaye niba ushaka kunyumva. Twakomeje kuganira ari nako filime yansabye zijyaho. Ubwo sinzi ukuntu naseye nk'umufata ku kibero, abarandebye duhuza amaso twitonze. Ndamwegera gake nshaka kumusoma, ngiye kugera ku minwa abarambwira igisazi, ntubona ko wakinguye koko? Ndebye mbona hararangaye, nta kuzuyaza nahise mpaguruka ndakinga. Anje ati si John Ruseriye. Ubwo ntacyo namusubije, nahise mwataka gakeya mu mutuzo, muryamisha mu ntebe ntangira kumusoma, ari no kubona asa n'utabyumva.
ubwo agapira yari yambaye nkakuramo mbona nawe atambuza, ubwo nanjye mba nkuyemo isengeri nari nambaye. Yari ameze neza, ntangira gukozaho akarimi nawe ariko ataka mu kajwi gatoya ngo batatwumva. Ubwo akajipo yari yambaye mba ndakazamuye mukorera mu kirabyo cye cyabyimbye kingana umusore, arambwira ngo John, ndumva nshaka gusakuza ikarume. Ubwo ikariso nayo nayitaye hirya hariya, umwana yari yogoshe yaraciye imyeyo. Ubwo nahise ntangira kugikorakora gake mba nshyizemo intoki, mbona umwana ari kubifiringa. Ubwo kandi ariko nkomeza kumusoma nkuzamo akarimi. Ubwo ikirabyo cye nacyo cyari cyatose ariko ninjizamo intoki yaryohewe. Ubwo nahise manuka umutwe nkushyira mu maguru yiwe mu kirabyo cye, maze arasara ari nako ashaka gutaka cyane akipfukisha umusego. Ubwo nahise nkuramo agakabutura nari nambaye ngiye gushyiramo inkoresho yanjye apabumbye amaguru. John, ntago wandongora utambaye kondomu. Ubwo mba ndibutse njye nta n'ibyo nari nitayeho. Ubwo nikoza mu cyumba ndayizana, nsanga umwana nawe na ka kajipo yagakuyemo kose asigaye ameze nk'uko yavutse. Ubwo nahise muhagurutsa tegereza uko ateye, mbona ni icyana kimeze neza. Ubwo nahise kondomu nyica ngo nyambare, ahita ampagarika aba arapfukamye anyegereye atangira kunsisa. Ubwo mu kajwi karyoshye uti ufite inkoresho nziza nini kandi ndende. Kandi nari mpari John, ariko ari kunsisa. Ubwo nanjye ubwenge bwagiye, umwana bafashe ya kondomu nari nafunguye arayinyambita ambwira ngo ndi uwawe, destroy me. Ubwo nanjye nahise muterura mujyana mu cyumba, ndangije nshyiramo umuziki, cana amatara, bamushyize ku gatanda gato kaba kari imbere y'uburiri. Arangije afata amaguru ye ku buryo nkireba neza, ndangije ndagikunguta gake gake ariko nawe yasaze, ahantu arahatosa hose. Ubwo nanjye numva nibereye mu yindi si, mba nyishyizemo, naramuryohereje nanjye birandenga, ibyuya byanyuzuye umubiri wose. Hashize akanya arambwira ngo rangiza, nanjye narangije. Ubwo nanjye narakubise, ngiye kumva numva ziraje, mpita ndambarara nka hariya. Ubwo nawe niko yarambaraye yananiwe. Hashize akanya mba ngo yagacuho mu buryo ntazi. Ubwo nongeye gukanguka numva fone iri gusona, nkibutse reba aho Ange yari aryamye ndamubura. Ndebye mpagurutse nsanga na mashini ntayo hafunguye. Ubwo fone yari ikiri gusona ivaho, Ange nawe yitahiye. Ubwo ndebye kuri fone nsanga ni private number yanshakaga. Ubwo ntunganya mu cyumba kumva numva fone irasonye nanone. Ubwo mpita nitaba, numva ni umuntu uri kumvugisha mu cyongereza, aranyibwira numva ni wa muzungu. Aza amakuru tuganira nk'iminota 15 dupanga guhura. Umunsi ukurikiyeho numva noneho ndiyemeye, ndavuga ati no mana insekeye niyahe, kuko kubona umuntu w'umunyamahanga kandi ukora mu kigo gikomeye nka Majerwa ku muntu w'umukene nkanjye, gusa nanone usa neza. Ubwo ku munsi ukurikiyeho narabyutse ntunganya n'imyenda ndi bwambare, nyitera agapasi. Ubwo nsohotse gato nkubitana na Ange, gusa sinabyitaho kuko nari ndajwe nshizungu. Bimaze kugera mu masaa 9 saa 10 numva ya namba iri private irampamagaye, mba nditabye ati umuzungu, how are you John? I'm good, you? Dukomeza tuganira mu cyongereza, ambwira aho umusanga. Ubwo nanjye agapantaro k'umukara k'aka jeans, nkubitaho akarakosti k'umweru, mpita nkubitamo udukweto tw'udusandari twiza koko. Ubwo nitereye agaparufe ndamanuka, mba mfashe akamoto no mu mujyi ngo ba musanga nawe ari nkaho akihagera kujya muri Simba supermarket. Abampaye akagare ngenda nsunika, nawe ariko ashyiramo ibyo akeneye muri ka kagare. Ngenda mu mutima nibaza niba ari giye uri kumwe n'umuzungu, nibaza impamvu mbona umuzungu ariko nyiyegereza, birancanga kibanda nk'umuti. Twarasoje guhaha turagenda. Ubwo inzu twinjiyemo ni mu Bwama ahantu mu Kagarama. Ntari kwibaza niba ari giye. Tugezemo imbwa zisa neza z'umweru ziza zidusanganira. Ubwo mba ngezemo akoba k'izo mbwa, gusa nihagararaho ngo bitanshishamo ijisho. Ubwo mbaza niba ntazitinya, mubwira ko nta kibazo cyazo nkunda imbwa, ahubwo kubi. Ubwo tuvamo tugenda, imbwa nazo zindi bubi, gusa nihagararaho nanga kwasama. Ubwo niko mu modoka batangiye gukuramo ibyo tuzanye, dusanga umusaza w'umuzungu yicariye ari gusoma igitabo. Ndamusuhuza turibwirana, dukomeza nicara muri salo, abankubisa aka wine mba nsoma. Nawe ajya mu cyumba ahindura imyenda, agaruka yambaye agakabutura kagufi, yambaye n'agasengeri. Mukubise amaso ndapfa, itangira kunyegukana
gusa niha akabanga nyizingira mu mukandara, araza turaganira ansaba ko twaba inshuti nkazajya mutembereza. Ubwo mubwira ko nta ribi. Ubwo na wa musaza aza mu nzu atangira kunganiriza, turaganira koko, ntumbaze n'aho icyongereza nagikuraga. Akawayini twese tangira kubyina, bigaragara ko rwose bari barabuze umuntu bahuza. Umusaza hashize akanya aba yigiriye kwiryamira, nsigarana n'umukobwa we ambwira ko ntabona papa we yishimye. Atangira kumbwira amateka y'iwabo, ko mama we yakoraga muri Croix Rouge, yapfiriye muri accident y'indege yabaye muri 2014 ya Malaysia Airline. Ambwira ko kuva ubwo na papa we kwishima bimugora. Numvishe inkuru ye, yagiye kurangiza kumbwira amarira ari kumanuka, nanjye numva ndababaye, hita mwegereza mubwira impamvu ya buri kimwe kandi ko ibyiza biri imbere. Yamaze hafi nk'umunota aryamye mu gatuza, ahita asa nk'ushidutse, asa n'ubyirengagiza. Ariko tuganira ambaza amateka yanjye, nanjye yansabye ko tubyinana harimo akaziki ka slow. Turegerana, ubwo turi kunyeganyega muri ka salisa aba aranyongoreye ati kubera iki ndi kumva uri inshuti nziza. Nanjye nti kubera ko mu maso heza. Aba aramwenyuye koko nawe aba arambwiye ese ntabwo bikubangamiye kuba ndi kwisanzura cyane. Nanjye nti iyo ubonye amahirwe yo kwirengagiza ibibazo by'iyi si ujye uwukoresha neza. Ahita ambwira ngo akisa yanjye ni nziza. Ndagerageza. Ubwo ariko turi kurebana mu maso, nanjye ndamureba, tugenda twegerana birushijeho. Fone yanjye birasonnye, mbamusabye ko nakwitaba. Ndebye umpamagaye, ndebye nsanga ni nimero za Aisha. Njye numva ni ijwi rya Aisha. Nyuma y'igihe arampamagaye. Ese Aisha urumva mpamagariye iki? Ese uno muzungu aranyifuzaho iki? Ntuzacikwe na episode y'inkuru yacu mu buzima. Kora subscribe kugira ngo ubone inkuru nk'izi kandi nziza. Like na comment byatuma tumenya icyo twahindura, twakongera cyangwa twakuramo. Byiza Jonathan ni nanjye mwanditsi. Naho ubutaha.